washoje urugendo ukabusiza abandi kandi mwarafatanyaga cyogenda amahoro polisi ariko wabusize nk'urugi musozi aho ntiwabugiye wari ruvuma amashuri warize amatungo waroroye washatse amafaranga none byose urabisize cyogenda amahoro mbese nk'ubwo kugiye ya myenda wariye utabarutse utayishe kandi warayihuguje cyogenda amahoro polisi ariko wabusize nk'urugi musozi aho ntiwabugiye wari ruvuma ndabasuhuje bakunzi ba radiyo Ikamba, ndabasuhuje muri kumwe nanjye Jean Paul Ntagara nk'uko bisanzwe. Nkaba rero ngiye kubagezaho ikiganiro mutumirwa mbagezaho buri wa kabiri. Uyu munsi tukaba tugiye kukibagezaho dukerereweho gato kuko hari izindi nshingano twari dufite. Nkaba rero mbashimiye kandi mbifuriza mahoro n'amahirwe aho muri hose. Turi tariki rero 26 z'ukwezi kwa 12 umwaka wa 2020, umunsi wa gatatu. Tukaba rero dukoza tubarura ku ntoki iminsi isigaye kugira ngo twinjire muri Noheli ndetse n'umwaka mushya w'2021. Nkaba rero mbashimiye kandi mbifuriza kuzagira Noheli nziza aho muri hose Banyarwanda. Nizere yuko nubwo turi mu bihe bitoroshye muzabasha kwegerana n'imiryango yanyu, dore ko turi muri guma mu rugo, mukabasha kwizihiza Noheli mu muco wacu wa Kinyarwanda nk'uko dusanzwe tubigenza. Abana bakabona imyambaro mishya ndetse bakabona n'ibyo kurya, ndetse kandi bakuru nabo bakabasha kugira icyo bafungura bivuye mu mirimo y'amaboko yabo, ndetse n'imyambaro, ndetse yewe n'abo mu rugo bose yaba abakozi, ugasanga urugo rurakeye, ugasanga nyine ni ibintu bishya byavutse muri urwo rugo nk'uko biba ari iminsi mikuru. Ubwo rero mbifurije nyine iyo Noheli nziza, umwaka mushya umwaka wa 2021. Nizere kuzatubera umwaka w'amahoro, umwaka wituze, umwaka uzira ibyorezo, umwaka umutekano, umwaka wo kugaruka mu gihugu cyacu kandi tukagaruka mu gihugu cyacu dukeye. Twizere rero yuko zabirantega zose zizakurwaho muri iki gihe, maze u Rwanda n'Abanyarwanda tukagira amahoro twese dusangiye. Reka rero umuhanzi Byumvuhore Jean Baptiste amaze kuturirimbira karirimbo keza avuga ati wabusize nk'uruki musozi. Abagenda mwese muri uyu mwaka wa 2020, turababaza tuti musize nk'uruki musozi. Ni umwaka usigaje iminsi tarenze icyumweru kugira ngo urangire. Ese abagenda musize nk'uruki musozi, abazagenda se bo mutekereza ko muzasiga nk'uruki musozi? Buri wese yisubize, wagiye we aba yagiye, ubwo abasigaye nibo bakeneye kugira igisubizo baduha. Mu kanya rero ndaje mbagezeho noneho ikiganiro nyamukuru cy'uyu munsi. Nk'uko musanzwe mubizi, mbaganira ku ngingo zitandukanye nkazisesengura. Abatumirwe bahari turafatanya, iyo badahari kandi akazi karakomeza, tugasesengura ingingo ku ngingo, tugasesengura kandi dushingiye ku makuru yimbitse, amakuru y'umuhama, amakuru y'umwimerere, amakuru atavangiye. Nta handi uzasanga ibiganiro nk'ibi kuri radiyo Ikamba, tutitaye ku byo abantu bavuga, tutitaye kuki. Turasesengura tukavuga ukuri ko tukubona, kandi tukasesengura dushingiye ku makuru nyayo. Karero dukomeza akaririmbo mu masegonda makeya ngaruke mbagezaho ingingo tugiye kuganira. Ngaho cyo mbwira barumuna bawe
abahuguje amasambu mwahura mugashyamirana none urabasize wa muturanyi wawe wahora guhiga umwifuriza ibyago nyamara warakwihorera none uramusize polisi ariko wabusize nk'urugi musozi aho niwabugiye wari ruvuma ye usize nk'uruki musozi aho ntiwabugiye wari ruvumwa. Reka rero navuze nti buri wese yisubize ndetse na buri wese atekereze yisubire inyuma yisubireho arebe ese ndimo ndakora iki, ese n'icyo abantu bazanyibukiraho muri ibi bihe bitoroshye. Muri kumwe rero nanjye nk'uko nabibabwiye Jean Paul. Reka rero mbagezeho ingingo tugiye kuganira kuri uyu munsi. Uyu munsi tugiye kuganira ku uburyarya buranga abanyarwanda muri rusange ariko by'umwihariko FPR ndetse n'abayobozi bayo. Ubwo rero iyo ni ingingo itoroshye aho usanga FPR ndetse n'amababa yayo ari muri opposition huzuye uburyarya. Ibyo bikaba biri mu bintu bidindiza urugamba rwo kwibohora, bidindiza abana b'u Rwanda kugira ngo babone amahoro, aho usanga abanyarwanda barahindutse nka za Bakame aho bakina impu zombi. Ugasanga umuntu uyu munsi ari muri opposition ejo ari Kigali, uyu munsi Kigali irarira ko iterwa nyamara ariyo irimo kwica abantu. Ibyo byose rero turaza turabireba mu kanya, ariko tugendeye reka nongere mbibutse umugani nyakwigendera perezida w'igihugu cy'u Burundi Pierre Nkurunziza yigeze gucira abasangirangendo be avuga cyane asobanura uburyo abona Perezida Kagame. Yavuze ati uwo Kagame, ati uwo Bakame rero, ndetse yari arimo gusobanura umugani wa Bakame. Ntabwo yawusobanuye neza cyangwa se ntabwo yabivuze neza nk'uko abanyarwanda twebwe uwo mugani tuwuzi. Niyo mpamvu uyu munsi nagerageje kwifashisha uwo mugani kugira ngo ngende nkuhuza n'ibihe turimo, kugira ngo mbashe gusobanurira abanyarwanda bumve iyo migani iyo iriho, ndetse tuzakomeza no kugenda tuyisobanura. Ni imigani twagiye twigishwa, abagiye bacura iyo migani, abanyarwanda bagiye batekereza iyo migani bari abanyabwenge, bari abahanga, kuko ntabwo byapfaga kwizana gusa, bagendaga babihuza n'ubuzima abanyarwanda babaga barimo icyo gihe ndetse n'ubuzima buzaza n'aho igihugu kigeze muri ako kanya. Pierre Nkurunziza rero yaravuze ati ngewe ndabona Perezida Kagame ari Bakame, kuko Bakame yari akanyamaswa cyangwa se n'ubu ni akanyamaswa k'indyarya. Mu migani yose icibwa usanga aka Bakame ari akanyamaswa k'indyarya, akanyamaswa k'amayeri menshi kazi kwibeshaho mu buzima bwose, ariko kakaba akanyamafuti cyane kuko kagenda gateranya izindi nyamaswa, kakagenda nyine kicisha n'izindi nyamaswa kugira ngo ko kabashe kubaho, kibereho muri ubwo buzima. Kakagira intege nke ariko kakamenya ubwenge bwo kubasha kubaho no kwirwanaho, katitaye ku zindi nyamaswa, zaba izo gahemukira, zaba izo kicisha, zaba izo kavuna amaguru n'amaboko, ariko kakabaho ko konyine n'ubuzima bwako. Reka rero ntatinze bagezeho igitekerezo cya Bakame na Warupyisi, cyangwa se Bakame n'impyisi, nk'uko twagiye tukiga tukagenda tugisobanurirwa. Ndihuta kugira ngo mubashe kugikurikira, hanyuma kandi ndajya ngenda sesengura nkurikije ibyo ubuzima abanyarwanda tubayemo, ukurikije uko uwo mugani uteye. Nk'uko mubibona rero, Bakame n'impyisi ni umugani twagiye twiga mu bitabo, ariko akaba ari umugani ungana kariho, akaba ari umugani uri mu mateka yacu y'u Rwanda. Reka nkutangire rero Bakame n'impyisi. Kera Bakame yacuditse n'impyisi birabana bishyira kera, ariko Bakame ikababazwa n'uko impyisi iyirusha ubukungu. Bukeye Bakame ibwira impyisi iti reka ducuruze impu, ubukungu bwawe burushaho kwiyongera, ndetse ungurize ibintu byo gutangiza, nzajye nkungukira. Impyisi irabyemera. Urumva ko Bakame nta kintu yashoye,
impyisi yo yari ifite ubukungu, noneho yiga amayeri yo kubwira impyisi iti reka dutangire ubucuruzi, ariko wowe uzashora ayawe hanyuma n'ayanjye ubishyire hamwe, nzajya nkwishyura gahoro gahoro. Bitangira rero gucuruza impu, zimaze kugwira bijya kuzicuruza mu mahanga, inyungu ikabikwa kwa Bakame. Ubucuruzi bwa FPR murabuzi, abo n'abo bacuruzanya barabizi, n'aho inyungu ibikwa barahazi, ubwo ibyo sindi bubisobanure cyane. Hashize iminsi Bakame irazinduka no kwa Mpyisi iti yemwe abo kwa Mpyisi mwaramutseho. Impyisi iti bwakeye Baka. Bakame irihanganira ariko cora iti nta miramukire yanjye, baraye baducucuye badusahuye ntibadusigira na busa. Ubwo impyisi igwa mu kantu, mbese isa n'ikubiswe n'inkuba. Bakame ibonye ko impyisi ibuze aho irigitira, irayishukashuka yibwira ko izabiyishyura. Bakame iragenda yifukurira icyuzi yororeramo amafi, amaze gukura ikajya, mujye mwumva n'ikinyarwanda, amafi amaze gukura yifukura icyuzi yororeramo amafi, agezemo amaze gukura ikajya kuroba ayo yirira. Mwibuke ba bandi bavuga ngo inka irasamira ngo iramoka. Ahangaha niho mukwiye kujya musoma ikinyarwanda mukamenya ikinyarwanda. Abavuga ikinyarwanda ku buryo bagihindura, mujye muza musome imigani ibiri hano kuri interineti, niho iri hose, nta bundi buhanga burimo, no kujya kuri interineti ugashyiramo imigani nyarwanda ukabona ibyo wifuza byose, nanjye niho nayikuye. Ubwo rero Bakame inka ntisamira inka ntisamira, numvise ababivuze batarabasobanuriye, inka ntisamira, inka ntimoka, inka irabira. Ubwo rero banyarwandakazi nabonye museka cyane mugenzi wanyu, mumusobanurire ko inka idasamira, inka itanamoka, inka irabira. Hashize ukwezi Impyisi ijya kwishyuza Bakame ibintu byayo. Bakame irayakira neza, yikoza munsi y'urugo irobama amafi 10, iraza irayateka iyavanamo umufa uryoshye cyane, maze yegera Impyisi. Mu mwanya muto Impyisi iba irakomba imbehe. Impyisi nawe nyine urayizi, murayumva uburyo irya, mu kanya gato yari imaze gukomba imbehe. Irangije iti mbese shahu Baka, ibi bintu biryoshye bitya ubikurahe? Bakame irahaguruka ijya kureba icyuzi cyayo iti ugende ufukure nk'iki, amafi azimezamo, amafi azimezamo. Warupyisi igeze imuhira sinakubwira ukuntu yarimbaguye umusozi mu mwanya muto. Imaze kuyoboramo amazi itegereza ko amafi yazamo iraheba. Nibwo igiye kwa Bakame yirakariye cyane. Igezeyo Bakame iyisomya ku nkangaza y'akataraboneka. Inkangaza y'akataraboneka, murabizi ko inkangaza ni inzoga baba bakoze mu buki. Iyisomya ku nkangaza y'akataraboneka. Kwibuka icyari kiyizinduye biragatabwa. Imaze kuryoherwa cyane iti mama we, ibise byo wabikuye he? Bakame iti ukagira rwa rutoki rwose ukabura inzoga y'ubuki, hoshi igenda utemagure za nsina zose, amakakama azivuyemo uyashyire mu kabindi amaremo ibyumweru 3, maze uzasomeho wiyumvire. Impyisi iragenda ibigenza uko Bakame yayibwiye. Ibyumweru 3 bishize igotomeraho, maze ururimi rurababuka, inkanka ziratenguka. Umujinya urayica, ifata umufuka no kwa Bakame ntiyasuhuza. Ihita, ubwo yirindaga ko Bakame igira kwibeshya, ihita igafata igashyira mu mufuka ngo ijye kukaroha mu manga. Ubwo rero ahangaha naho murumva uburyo Warupyisi, Impyisi imaze kumenyera amayeri ya Bakame, yagize umujinya cyane, ihita ifata umufuka ntiyasuhuza, ntiyagira uwo ibwira, iragenda ifata akabakame ikaroha mu mufuka. Ahangaha rero ntasobanuye gatoya, ni igihe abanyarwanda bari muri opposition baba bamaze kurambirwa amayeri ya FPR, ndetse bamwe bagakora bisa nk'ibi Warupyisi yakoze, bakajya guhangana na FPR, yaba ku mbunda, yaba mu bitekerezo, yaba no mu bindi. Bakagenda nyine ntawe bagishije inama, buri wese umujinya afite agafata umufuka, agafata icyo ashoboye cyose akajya guhambira FPR. Nuko rero bagafata FPR bagahambira, bakarwana nayo uko bashoboye kose.
igeze mu nzira yibuka ko yibagiwe urujigo rwayo kwa Bakame, iratura isubira inyuma yiruka. Ubwo rero nabyo nyine uko urugamba rugenda rwavansa mu guhangana na FPR, hari byinshi, hari amakosa menshi abantu tugenda dukora ari byo bituviramo ingorane zikomeye mu rwego rwo guhangana na FPR. Reka dukomeze twumve igitekerezo, umugani turaza kumva umugani ungana kariho uko byagendekeye Warupyisi. Ingeragere iza kunyura hafi y'uwo mufuka. Bakame iti uraho Ngeragere? Iti uracyabaho Baka? Aha ingeragere nayigereranya n'abanyarwanda bose bavuga ururimi rw'ikinyarwanda aho bari, cyangwa se abumva ururimi rw'ikinyarwanda aho bari hose. Mwibuke impunzi z'abarundi ziri mu Rwanda, mwibuke impunzi z'abanyarwanda cyangwa se abakongomani bavuga ururimi, ndavuga abanyarwanda cyangwa abakongomani kuko harimo ibice byemera kuba abanyarwanda, harimo n'igice cyemera kuba kivuga ko ntaho gihuriye n'abanyarwanda, ariko tukaba duhuriye twese ku rurimi rw'ikinyarwanda. Rwandofoni rero aho bari hose bibwira ko FPR iyo igeze mu byago ibitabaza kugira ngo ibashyire mu kangaratete. Mwumve rero uburyo iyi ngeragere ngereranya n'abo banyarwanda aho, cyangwa se abo bavuga ururimi rw'ikinyarwanda, cyangwa se izo mpunzi ziva mu bindi bihugu ariko bidukikije ariko zizi amateka y'abanyarwanda, zikaza zizi ko zigiye kubona amakiriro kwa Bakame, kwa Kagame na Bakame ye cyangwa Bakame na FPR, ugereranya nka FPR. Mwumve uko byagendekeye Ngeragere rero. Nuko Bakame irayisuhuza, irayibwira iti ubu banshyize muri iyi ngobyi ngo bajye kunyimika, njye ntegeka utunyamaswa turi hariya hakurya, nicyo gitumye bagiye bampetse, nyamara simbishaka, ariko ntibabyumva. Mwumve amayeri ya Kagame, ya Bakame, mwumve amayeri yayo. Nuko nguko ibibwira abantu iti ubu ngubu twumvikana biriya bihugu ariko namwe twabafasha mubishatse. Ingeragere iti shyuu, ukivutsa umugisha nk'ubu reka nigiremo niba utabishaka. Bakame ibanza kwangira nyine yicica hirya no hino yipfusha, nyuma iti ngaho jyamo, ariko nawe urampemba. Ngo ibyo FPR isezeranya abo nyine byishya ngo izafasha. Nuko rero Ingeragere ihambura wa mufuka, ivanamo Bakame maze iwinagamo. Ibibazo byose FPR yari ifite bikajya ku mutwe w'abo banyarwanda cyangwa aba Rwandafone aho bari hose. Ubu ngubu iyo tuvuze bariya abantu baza kwica abanyarwanda, bariya barinda Kagame, ukazamuka ukajya mu Barundi bagenda bakarokiritamo bakajya guhangana n'abanyarwanda, abo bose ni abashukwa na FPR, abo bose bari muri za Red Tabara, abo bose bari mu mitwe ihiga abanyarwanda aho bari hose, abo bose ni izi Ngeragere Bakame ishuka ko yo yibereye heza ko igiye kwimika ikayobora isi yose, hanyuma nabo bakibeshya ko izabafasha ngo kugira ngo bagere ku byo bari barabuze. Muri ako kanya impyisi biraje. Ako kanya rero bacyumvikana na FPR, ibyago bitangirira aho ngaho. Ibatura umufuka ngo girigiri, igeze hirya iti ariko noneho ariko noneho ko biremereye cyane iyi nkenyeri yikira, ayusa ariko ndakuroha dore igihe wambeshyeye. Sibwo nyine igihuru kibyaye gihunyira. Ingeragere ngo ibyumve iti reka mpyisi sindi Bakame, shyira hasi nigendere. Iraboroga cyane ariko impyisi ntibyumve, ahubwo ikayisubiza ngo dore aho wambeshyeye, ubwenge bwawe ndabuzi, umunsi ntarengwa n'uyu. Abyumvise ukuntu igitekerezo gikomeza, aho wambeshyeye umunsi ntarengwa n'uyu. Niko rero abantu bose bafatanya na FPR birangira bari mu bibazo, birangira bari mu kaga. Kandi ikigutangaza ni uko iyo FPR ntabwo ijya ibatabara. Ko niko Bakame yarebereye Ingeragere Warupyisi iyiremberana ijya kwiroha mu manga,
ntigire ikintu ntinavuga iti rwose ntabwo ari njyewe, ntabwo ariyo, dore njyewe ndi hano, ndetse inayitabara ikoresheje na ya mayeri yayo isanzwe ikoresha. Nguko uko iyi mitwe yose igenda igacucumwa, nguko uko FPR igira abo ikorana nabo, abo ibeshya bemeye kumva ikinyoma cyayo. Nimwumve uko rero byagendekeye Ingeragere, noneho n'ibyo Bakame, nuko Bakame byayigendekeye. Ariko noneho impyisi nuko Ingeragere ngo ibyumve, iti reka mpyisi sinde Bakame, nshyira hasi nigendere. Iraboroga cyane, ariko impyisi ntibyumve, ahubwo ikayisubiza ngo dore aho wambeshyeye, ubwenge bwawe ndabuzi, umunsi ntarengwa n'uyu. Iragenda no mu manga ngo po! Ingeragere iniha rimwe gusa, igera mu kabande itakirashya. Birababaje Ingeragere rwose, wihangane, birababaje, impunzi zarasiwe hariya, birababaje namwe impunzi zigishorwa mu mashyamba ngo murashaka gufatanya na FPR ngo izajya kubabohoreza ibihugu byanyu. Rwose mwangeragere mwe, dore ndababuriye hakiri kare. Reka mbabwire rwose aho Bakame yari yibereye. Impyisi itaha yizeye ko igiye kwirara muri ya mafi ya Bakame no kwinywera ya nzoga y'ubuki ku mugoroba y'ubuki. Ku mugoroba ntitarabukiyeyo, isanga ka Bakame kidundaritse ku nkombe y'icyuzi cy'amafi yako kararoba. FPR nyine iyo imaze kukuroha iragenda ikisubirira kwirira, kwinywera, byanze bikunze abo Bakame ibeshya bajye bamenya yuko nibamara kubaroha izagaruka ikigira kwirira amafi yayo, ikigira kwirira ku byiza iba imaze kugutesha. Bihehe igihingukaho, Bakame iba yayibonye. Bakame iti warupyisi ntunyegere, ntabwo nimwumvanga, warupyisi ntunyegere, ntabwo abatarapfa nkawe bagomba kwegera abavuye ikuzimu nkanjye. Ntabwo abatarapfa nkawe bagomba kwegera abavuye ikuzimu nkanjye. Amayeri ya Bakame, ya Kagame. Kuri ubu Kagame wagiye, iyo bavuze bati Kagame yarapfuye, Kagame ntawe tukibona, Kagame araza ati ntimunyegere ndahari, ntabwo abatarapfa nkamwe mugomba kwegerana nanjye. Impyisi irumirwa, impyisi irumirwa igira ngo kuko Bakame yazutse. Mugani ungana kariho. Pierre Nkurunziza, Imana imuha amahoro. Bakame cyangwa Kagame, Imana imuha amahoro nawe aho aruhukiye. Rwose yaciye umugani wagira ngo yarabonekewe, cyangwa yarabonekewe. Ubu nibwo buzima turimo turabona Kagame, bamwe bati yazutse, abandi bati ntaho yagiye, abandi tukumirwa. Nguko uko uyu mugani urangiza uvuga uti impyisi irumirwa, igira ngo koko Bakame yazutse, igira ngo koko Kagame yazutse, ishya ubwoba. Abantu benshi iyo babonye Kagame agaragara ku mashusho, ubwoba burabataha. Burabataha bati kagarutse, ataragarutse Kagame kandi ko tuzi ko yagiye. Ubwoba burayitaha, itekereje ko wenda ihamya aho yapfa, irirukanka irahunga, izinuka ityo kuzongera kwikorereza Bakame no gucudika nayo ukundi. Sinjye wahera, hahera umugani. Ngayo nguko rero, igitekerezo cyabaye kirekire. Umugani wacu, umugani wa Bakame, umugani w'umwana kariho, kwari ukugira ngo tubwire abanyarwanda bose, abanyarwanda batari bamenya amayeri ya Bakame, tubabwire icyo Nkurunziza yasize ababwiye. Nkurunziza yasize rwose abisobanuye neza, aravuga ati dore iriya ni Bakame, dore mu mwitonde. Rero aho ndangirije, iyi Bakame yazutse
turimo kubona twese tukavuga ko ari Bakame ariyo iri hariya yicaye, ubwoba bukadutaha tugatangira kuryana hamwe, tugatangira no kubipfa, bamwe bavuga ngo si we, abandi si yo, abandi ni we, abandi ni ibiki. Aba ngabo abo rwose ntituzatungurwe two gukomeza kugira ubwoba, ahubwo dufate umwanzuro nk'uwa Bakame wo kutazongera gucudika nayo ukundi. Tuzi abanyarwanda bava muri ibi bihugu ngo bagiye kongera gukorana n'iyo Bakame, ibabeshye ko icyuzi cyayo cyuzuye amafi, ko ikaza ikabarishaho ikabahaho dukeya bakarya bakishima ndetse bagakomba n'imbehe, ariko ingaruka ziza kuba iki? Ingaruka ziza kubacucura ibyabo byose, nk'uko Bakame yacucuye ibya Warupyisi ikabiremberana. Aha ngaha iki gitekerezo ni kimwe muzi ikindi gitekerezo cy'aho Bakame nanone yashukaga impyisi kugera n'aho iyibeshye ko inka yayo yasaye, nyamara ari amahembe yatabitse yonyine. Ikaza Warupyisi n'ingufu yashikuza mu mwobo, Bakame tukanyishyura inka yanjye dore uyiciriye, iyo narakubwiye ibibaraga byawe. Ndetse ikaza kongera ikayitambika umwana wayo, umwana wapfuye, kubera umujinya ikaza ikamukubita inkoni ikubita umurambo, kumva umwana apfuye, impyisi Bakame tukanyishyura umwana wanjye dore uramwishe, kandi umwana yari yapfuye kera. Ayo ni amayeri ya Bakame. Bakame ifite amayeri menshi 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 muri ubu buzima busanzwe. Iyi FPR inkuru nziza yagereranyije umuyobozi wayo na Bakame, ntabwo yari yibeshye. Mwongere musubize amaso inyuma, mwongere murebe, mwongere musesengure neza, mwongere murebe abanyarwanda uburyo tubayeho nk'iyi bihehe ikomeza kuzengurutswa na Bakame. Ikomeza kuzengurutswa na Bakame aho iri hose, ku buryo ibyo dukora byose, ibyo tuvuga byose bigenzurwa kandi igacungwa na FPR. Naje rero ngaruke mu kanya noneho mbihuze n'ubuzima, igitekerezo cya kabiri cy'ubuzima tubayemo muri ubu buhunzi, n'ibibazo tugenda dugongana nabyo, aho usanga turimo tugenda twizengurukaho, aho usanga abantu benshi bari hano hanze bakomeje kugenda bagwa muri iyo mitego yo guhangana n'uburyarya bwa Bakame. Wirutse kw'ifaranga ukarara utagwetse, naryo riraguhira, ntiwagize urihaho none urarisize. Dore ngiriya mfubyi wiciye ababyeyi, yandaraye uyireba, nta mpuhwe wayigiriye none urayisize. Polisi ariko wabusize nk'urugi musozi, aho ntiwabugiye wari ruvuma, dore ziriya mbabare. Bakame rero n'uburyarya bwayo, FPR n'uburyarya bwayo, opposition natwe rero dukomeje kugenda tubigwamo, dukomeje kugenda tumera nk'impyisi, tukomeje kugenda tumera nk'ingeragere, duhura n'ibibazo bitandukanye, nyamara ntitumenye aho ibyo bibazo biturutse. Dore nk'ubu ngubu dufite ibibazo bitoroshye, aho usanga nk'iki kintu cy'urupfu rwa Kagame gikomeje guteranya abanyarwanda. Ikindi ugasanga ivangura ry'uturere, aho abitwa ko abiyita ko ngo ari abakiga bahanganye n'abiyita ko ari abanyenduka. Ugasanga abitwa ko ari abatutsi bahanganye n'abitwa ko ari abahutu. Ibyo ngibyo kandi wajya kubireba ugasanga ka gatsiko ka FPR mwe nita basajya, babasajya ka gatsiko kabo k'abasajya kidundaritse hariya karimo kwirira amafi n'icyuzi cyako, nyamara kamaze kutoroha mu manga. Ibiganiro byinshi birimo birakorwa hirya no hino bakangurira abantu kutongera kuvugana, bakangurira abantu bazura inzika, bazura akaboze. Kumva bagaruye kudeta yo muri za 70 na kangahe, bakongera bakagarura jenoside, bakongera bakagarura ubwicanyi bwo muri Kongo, bakongera bakagira gute. Ibyo kubivuga nta kibazo, ariko iyo umuntu abizanye mu rugamba rwo guhangana na FPR aba afite indi mpamvu.
mu gihe duhanganye n'aka gatsiko k'abasajya, ugasanga intambara turwana ari iyo gushyira hamwe, nyamara intero yabaye imwe hirya no hino. Abo baba bazana ibyo nibo bahindukira bakavuga bati opozisiyo idashyize hamwe, igihe muzaba mutavugana ntabwo muzashobora Kagame. Bakongera bagaca ruhinga nyuma bati ariko banyenduga muribuka kudeta babakoreye n'ukuntu perezida wanyu Kayibanda yapfuye ahekenye impapuro, murabyibuka. Ibiganiro bigakorwa hirya no hino ku maradiyo mpuzamahanga n'amaradiyo yacu kuri interineti akabivuga. Bakongera bati mwebwe bacitse ku icumu muribuka uburyo abahutu beguye imihoro bakabica. nuko babivuga, aba babivuga ntibanavuga ko ari n'interahamwe, kuko abahutu bose ntibishe. Icyo ngicyo abantu bagiye bacyandika quelque part unasurinye na bike rouge munsi uca akarongo. Ntabwo abahutu bose bica. Bati FPR abatutsi muzi ukuntu babamaze, abatutsi bose ntibishe, ucaho akarongo aho ngaho. Hari abicanyi barimwo, hakaba mu mpande zose, hakaba n'abishe ku abatutsi n'abishe ku bahutu. Ibyo rero ntabwo abantu ukwiye kubikoresha ngo baze batangire guhakana cyangwa se bapfobye jenoside, cyangwa se nibarangiza gukora ibyo ngibyo noneho basubira inyuma babwire abatutsi bati ntabwo bari abantu bapfuye barwana, abari mu nkambi za Kibeho, abari mu mashyamba ya Kongo, bati bishwe n'indwara za korera, kugira ngo batere umujinya abo bantu barokotse ubwo bwicanyi, hanyuma bananirwe kumvikana n'abatutsi bari hanze. Kugira ngo batere umujinya abatutsi bari hanze barokotse jenoside, bareke kumvikana n'abahutu. Ibyo rero iyo ni intambara, ni bwa bumenja mvuze mu Kirundi nk'uko Nkurunziza bivuze, bwa Bakame, bwa bubeshyi bwa Bakame, aho baduteranya tukaryana. Twebwe ubu tukaryana, twebwe ubu dufite indi viziyo, ikindi cyerekezo. Twe Banyarwanda twabaga mu gihugu kuva ku itariki ya mbere z'ukwezi kwa cumi umwaka w'1990, inkotanyi mbere y'uko zitera, twari dufite ibibazo, ariko ntabwo twari twakageze aho twicana ngo duterure imihoro dutemane, kandi ubutegetsi burebera. Ntabwo twari twakagezaho turasana, ntabwo twari twakagezaho basanga umuntu muri prison ngo bamurasiremo, ntabwo twari twakagezaho barasa umuntu yambaye amapingu, ntabwo twari twakagezaho abantu bicwa n'inzara ku buryo bungana uko ubu ngubu bimeze mu Rwanda. Ibyo byose navuga bishobora kuba byari bihari, ariko ku kigero kitameze nk'icyo dufite uyu munsi. Sindimo kugereranya ubutegetsi, kuko buri butegetsi bugira ibibi byabwo, bikagira n'aho abantu buri muntu ababara, kandi akababaro karenze uko undi yabayemo ku bundi butegetsi. Ibyo rero uwabigereranya ashobora kwibeshya, ariko uravuga uti muri rusange uko imibereho abantu bameze ubu ngubu, ese na mbere byari bimeze biti, byifashe biti? Ibyo rero nibyo bituma abantu babasha gufata icyerekezo barimo. Icyerekezo cyacu uyu munsi dufite muri politike ni ukwerekana ko abo banyarwanda bari bariho icyo gihe kugeza uyu munsi mu gihugu cy'u Rwanda babayeho bate, kugira ngo tubigereranye n'ibyo FPR yaje ivuga, byo Bakame yaje ivuga iti mu Rwanda mubayeho mute, dore twahejejwe hanze, ariko mwebwe bari mu gihugu dore akazu. Akazu kazanywe nande? Akazu karirimbwaga na opozisiyo, nyamara icyo gihe ntabwo byigeze byitwa ivangura. Igihe abantu bavugaga yuko nako icyo gihe byitwaga ivangura, igihe abantu bavugaga ko akazu, bakavuga bati dore abantu bubatse akazu bavanguye Abanyarwanda, akazu k'Abanyagisenyi nako kakaza kakinjira mu nzu yo kwa Habyarimana, ndetse n'abaramube ba Nzirorera bene wabo ba Bonaventure n'abandi nk'abo ngabo n'abana be. Ni ibyo byose abantu barabivugaga, kandi abantu bakabishyigikira, bakavuga bati koko nibyo, dore bubatse akazu, na FPR ikabirwanya. Ubu rero abantu bari muri FPR, iyo tuvuga tuti dore akazu k'abasajya bicaye hariya barimo kurenganya buri muntu wese, yaba mu Dubai wavuye i Burundi, yaba Prito wavuye Congo, yaba umujepe wavuye i Burundi, yaba umutizedi wavuye Tanzania, yaba umusajya mugenzi wabo utumva kimwe nabo, nk'uko abakiga benshi batumvaga kimwe ni Habyarimana barenganye, dore agatsiko k'abasajya kari hariya karimo karaca ibintu.
abantu bagahaguruka bagahagarara, bamwe ba bandi navuze haruguru b'indyarya, bamwe navuze nkitangira, bati murimo murakwiza amacakubiri. Amacakubiri yahe? Ibyo bintu by'abasope si twe twabishinze. Ibyo bintu by'uko agatsiko k'abasajya kicaye ku butegetsi si twe twabishyize. Ugenda urebe mu gisirikare, urebe mu gipolisi, genda urebe mu ngabo, mu bigo bya leta, genda urebe muri za banki, ugenda urebe mu masosiyete akomeye, ugenda urebe ababiyobora, abafitemo pawa ni bande, abafite ubukungu bwose mu gihugu ni bande. Nurangiza nuza ukambwira uti abanyarwanda babaga mu gihugu nibo babifite, ubwo ngubwo ndaba ndimo kubeshya. Nabwo kandi si ntibikuyeho ko icyo cyiciro kiba gihari, ahubwo ubwo ndaba mvuga yuko icyiciro gikandamiza abandi atari cyo. Ubwo noneho abasope nibo bakandamiza abasajya, aba ariko tubivuga. Ubwo kandi abo babyigisha, ayo mababa ya FPR anyanyagiye hirya no hino yigisha ibyo bintu, niyo azinduka mu gitondo akajya muri bya bindi ngo abahutu ngo ntabwo baribona mu Rwanda, ngo ntibaribona mu butegetsi. Ngaho wa wundi bavugaga ati ubwoko, bandi bavugaga ati muravuga abasope mukazana amacakubiri, ati ntabwo ariyo kirivaje nyayo, arakumanukiye ati abahutu. Ehe, intambara y'abahutu n'abatutsi. Noneho bakongera bati opozisiyo ntimuzakora Kagame mutumvikanye. Abahutu nibatumvikana n'abatutsi, ese abo bahutu bumvikana n'abatutsi, abatutsi bahe? Abahutu bahe? Hari abahutu bari mu Rwanda, hari abari hanze, hari abatutsi bari mu Rwanda, hari abari hanze. Ariko se kumvikana kugira ngo bigende bite? Ese turumvikana kugira ngo noneho ubwo turashaka kwemeranya yuko abatutsi bose bafite ubutegetsi, nibo barenganya abandi banyarwanda bose basigaye? Ni agatsiko, nk'uko kwa Habyarimana ariko byari bimeze. Ni agatsiko. Abibeshya rero cyangwa bakabeshya abanyarwanda ngo abasope ngo bari abatutsi gusa, no never. Abanyarwanda ni temwe, ntimukajye mubeshya ku manywa y'ihangu. Abasope ntabwo ari abatutsi, abasope ni abanyarwanda babaga mu gihugu kuri iriya tariki. Ibyo bintu byose ntabwo ari njye wabishinze, keretse ahubwo ababivuga niba atari abanyarwanda ari abanyamahanga, abo ngabo ubwo nabyemera. Ariko uzabaze umuntu uwo ari we wese azagusobanurira umusope uwo ari we. Ndetse ahubwo ushobora no gusanga abo basopa benshi ubasangamwo abahutu, nk'uko wowe ushaka kubitandukanya, cyangwa mwebwe mushaka kubitandukanya, ngo mukomeze muturyanishe, dukomeze duhere hanze. Abo babivuga numva ko bamwe birirwa bambaye amakaravati n'amakote bategereje ko Kigali bahamagara ngo ibahe imyanya. Ibyo ngibyo rero, ibyo turabirambiwe. Abanyarwanda dushyire hamwe babaga mu gihugu, dufatanye n'abajepe, dufatanye n'abadubayi, dufatanye n'abasajya batari mu gatsiko, dukureho kariya gatsiko, dushyireho u Rwanda rw'abanyarwanda rwibonwamo n'amoko yose. Ibyo by'ubuhutu, ibyo by'ubutwa, ibyo by'ubututsi nababwira iki? Ariko kugeza kuri uyu munsi si cyo kibazo abanyarwanda bafite. Yaba umuhutu baramusenyera, yaba umututsi baramusenyera, yaba inzara iteye mu gihugu yica kimwe abahutu n'abatutsi, yaba ababura amafaranga yo kurihira abana babo mu mashuri byica kimwe abahutu n'abatutsi. Ariko tukongeraho tuti iyo bigeze ku babaga mu Rwanda biba ikibazo. Biba ikibazo kubera iki? Biba ikibazo kuko nibo bari bafite ayo mazu arimo gusenywa, kuko niyo bavuga ko ariyo mazu adakenewe muri uriya mujyi, muri kiriya gihugu, nabaye muri uriya Rwanda, nabaye mu buyobozi bwose bw'ibanze, aho bakorwa n'isoni bakabwira abantu. Hari abantu bamwe birwanyeho, abaturage batuye mu Biryogo, Nyamirambo, b'abasilamu, bo baravuze bati no, amazu yacu ntabwo muzayasenya, nimunayasenya muzaba mutangije indi ntambara nk'iyo twahuye no muri 1994. FPR imanjiriwe, bibonye bidashobotse, niko kwigarurira PDI. Ikintu bakoze, babwiye abo baturage bati nimujye hejuru y'inzu, noneho kubera ko abantu baza mu nama babona ubuzu bwanyu, musiga amarangi. Uribaza gufata amabati yaboze ukajya hejuru ukayasiga amarangi ngo kugira ngo ibintu bise neza? Uko niko FPR ikora.
abo banyarwanda bari mu Rwanda iyo batabashije kugusenyera wihagazeho bagusigisha amarangi ku nzu ishaje, irangi ushobora no gusanga rihenze kubera ko inzu amabati ashaje kurenza n'ayo mabati washyizeho, kubera ko nta bushobozi. FPR yo gufasha abanyarwanda kwisazurira inzu ngo bazubake neza bazisane zongere zibe inzu zikeye, ibahe amafaranga yo kubikora, ibarekere bizinesi zabo ntoya, ayo matagisi, ayo mamoto, abantu bakore batishyura imisoro y'ikirenga, babashe kwivugurura amazu yabo, bubake ibati rishya, bubake amategura mashya. FPR irababwira ngo nibasige amarangi kugira ngo abanyarwanda, isi yose, abazungu babone ko igihugu gifite inzu nshya, ko FPR ngo yabohoje. Ku munsi wo kwibohoza akenshi nibyo bategeka abantu, bagahamagara amakoperative bakayasigisha amarangi umujyi wose, kuva ku rya nyuma kugenda kugera i Kanombe, kugira ngo bagaragaze ko igihugu kibohoye. Kumbi barimo gukoresha abacakara ubuntu, abo bose babikora ntawe uhembwa kandi babikoresha ku ngufu. Ba Rusimbi niko kazi kabo, abandi nigeze kuvuga ba Rusimbi John mu mujyi wa Kigali. Ibyo byose n'abakada ba FPR, utabikoze aba ari mu y'abagabo. Ibyo byose rero nibyo tuvuga ngo ntabwo ikibazo kugeza uyu munsi gifitwe n'abantu bose bari mu gatsiko. Abanyarwanda bavuye hanze, abanyarwanda bavuye hanze ntabwo bose ari abasajya. Ikindi cya kabiri, bose si babi. Ababi ni abari mu gatsiko, abo banyamahanga, abo b'abakoloni bashya baje gukoloniza abanyarwanda, abanyamahanga batari abanyarwanda, kuko iyo umuntu ahemukiye umunyarwanda aba abaye umunyamahanga. Abo banyamahanga rero b'abakoloni bicaye b'agatsiko kari hariya, baje gukoloniza abanyarwanda, bakarenganya bene wabo bazanye, bakarenganya abanyarwanda bafite ubunyarwanda bazanye, nabo bakaza bakabarenganya, bakongera bagatoroka bagahunga bagasubira Uganda cyangwa hehe, abandi bakaba barimo babwerabwera hanze nkatwe twese. Abo ngabo nibo turwanya, nk'uko barwanyaga akazu ka Habyarimana, nk'uko Habyarimana nawe yaje avuga ko arwanya akazu k'abanyenduga Gerigwari Kayibanda yubakaga. Uko niko, uko basobanuraga ibyo ngibyo abantu bakabibona ko ari byo kuri, bakavuga ko ari kwibohoza kwa rubanda uyu munsi, akaba abantu babishingiraho. Natwe nibyo tugenderaho. Rubanda ifite ibibazo yaje kubohozwa n'ako gatsiko, niyo duhagazeho uyu munsi. Ntabwo kwikera igice cya kabiri cyuzuza ijambo Nkurunziza yasize avuze, avuga ko Kagame ari Bakame. Bakame mwumvise ibyo yakoze. Rero two gufasha Bakame, two kuba nka za ngeragere ngo dukure Bakame mu mufuka hanyuma twishyiremo. Aba banyarwanda bari hanze bashaka kuzamura ikibazo cy'abahutu n'abatutsi ni interminable, ntabwo ushobora kukirangiza kubera ko si wo muzi, si wo muzi. Mperutse kuganira n'umuntu arambwira ati Jean Paul, murimo murajya HS or CG, abo bantu bazana iby'abahutu n'abatutsi barimwo baravangira revolution, kubera yuko umwami Rudahigwa ni umuntu wemera ubwami cyane. Aravuga ati umwami Rudahigwa yateye imboni ikibazo abanyarwanda bari bafite. Aravuga ati abanyarwanda ntabwo bapfa ubwami, ntibapfa ubutegetsi, abanyarwanda barapfa ubukungu, barapfa kurenganywa. Aravuga ati bamwe ni abakire abandi ni abakene. Aravuga ati musubire inyuma, abafite ibikingi mugabane, abafite inka mugabane. Icyatumye abazungu bamwirenza. Umunyarwanda rwose yaranyicaje tumara nk'isaha tuganira, ambwira ati ubisobanukirwe neza. Abanyarwanda bavuga ngo abahutu n'abatutsi ntabwo byigeze biba ikibazo, nta nubwo byigeze biba abanyarwanda bigeze bitandukanya ku buryo ubwoko bwangana n'ubundi, ko barabayeho bashyingirana, babayeho bashakana, basangira, bahingana, borora, bahana inka. Ati abanyarwanda abahutu n'abatutsi babayeho kuva kera babana. Ahubwo abantu bakomeje kuzamura ibibazo by'abahutu n'abatutsi ni abahezanguni b'amoko yose, yaba mu batutsi ni abahezanguni, yaba mu bahutu ni abahezanguni.
abo rero nibo kugira ngo bagere ku nyungu zabo z'ubutegetsi bakoresha amoko kugira ngo bahangane. Wavuga ikibazo sosiyale abanyarwanda bafite, wavuga yuko barimo kurenganywa ari abo batunze amasambu. Ubu se ni imidugudu yagiye ikatwa hehe? Ubu se amazu arimo gusenywa n'ay'abandi? Ubu se iriya mihanda irimo gucibwa mu masambu y'abandi? Ubu se abakuriyeho ururimi rw'igifaransa batabasha kuba bakwikorera ni bande? Abana babo bakaba baraheze iyo bigwa. Ubu se ni bande babasha kohereza abana babo hanze abandi bari mu gihugu? Si abo ngabo hamwe na ba bandi mvuga b'abasope bashaka kwisanisha n'abasajya nyine, abo ngabo baza bakajya ku ibere bakonkeshwa n'abo basope, bakonkeshwa n'abo basajya, sorry. Ibyo ngibyo hari ubihakana? Kuki mutabihakana? Iyo rero bimaze kugaragara yuko ikibazo kiri ahantu, abantu bahagurukira kukirwanya. Ntabwo tuzarwanya ikibazo abantu badafite, cyangwa ikibazo udashobora kubonera umuti. Ikibazo ntabwo ari hutu, ikibazo ntabwo ari tutsi, ikibazo si kiga, ikibazo si nduga. Rwose ibyo ngibyo abantu babyumve. Ubwo se abatari abakiga, abatari n'abanyenduga bizagenda bose mwumva ko prefecture ari iz'abakiga n'iz'abanyenduga gusa? Nta zindi prefecture zihari zari ziri mu Rwanda? Zose abazikomokamwo mubashyira hehe? Ntabwo icyo ari cyo kibazo. Murimo murazana ibibazo bibatandukanya gusa, mukirengagiza kujya guhangana na FPR. Ibyo kandi bikururwa na mande, na ya mayeri ya Bakame, ya mayeri baduhirikira ikibuye tugakomeza tukakirukankaho. Reka rero mbisubiremo neza, nongere nsisiteho neza, ikibazo abanyarwanda dufite kuri uyu munsi si ikibazo cy'amoko, kuko kugeza kuri uyu munsi ngewe mvugana n'abahutu 100% neza, kandi ntitubeshyane, ntitutegane imitego, ntidushake kwicana. Ahubwo baba hutu bandi bari ku ruhande b'abahezanguni bagashaka kujya kubashyiramo umutima mubi. Jean Paul uriya ni demayi, ni FPR, niki, azaza kubaneka. Twahuye udahari, nta n'ubwo uzi aho twahuriye, ntuzi n'ibyo twaganiriye, uje kuneka. Hari abahutu b'inshuti z'abatutsi bagenda rwose akumva yuko nta cyamurutira kuba inshuti. Ubusa abahutu bangahe bahisha abatutsi? Rwose bakabahisha pe, kugeza n'ubwo babizize. Ariko abahutu b'abahezanguni, nzapfa navuganye n'umututsi, ibi bintu badukoreye. Uwo nguwo ni umuhezanguni udashaka ko ikibazo cy'u Rwanda kirangira. Uwo nguwo yaba abizi atabizi arakorera FPR, yaba abizi atabizi, kuko niyo yungukira muri ibi ngibi. Niba ntabasha kugira access ku muhutu ngo tuganire kuri les vraies questions igihugu gifite n'abanyarwanda, kubera yuko wamaze kumwereka ko ndi umwanzi we, kubera yuko ibyo mvuze byose avuga ati byanze bikunze karana kanyenzi. Ibyo ngibyo urimo uraha umusanzu amaboko FPR yo abo bahutu ibaha imyanya, abo bahutu ibaha ubushobozi. Wowe FPR wita inyenzi yo ishyigikira abo bahutu ndetse ikanabagabiza abo batutsi. Wowe urimo kuvuga, wowe mututsi uvuga ngo abahutu ngo ni abantu babi, ngo baratwishe. Hari abahutu beza barenga baruta na FPR, baruta n'abatutsi. Hari abahutu rwose bakugirira neza ushatse no kujya muri ibyo by'amoko y'abahutu n'abatutsi. Bibe clear, intambara turwana ntabwo ari intambara y'ubwoko, si intambara y'akarere, ni intambara ya FPR y'agatsiko k'abasajya kicaye ku ntebe, kica uwo ari we wese ushatse kugira icyo avuga, yewe kica na bene wabo. Muri abo basajya ndimo ndakurikirana ibisobanuro umugabo Kazigaba Andre arimo gutanga, avuga ati muri abo basajya buriya harimo abanyarwanda nyabo, hakabamwo n'abagande pire. Ndimo ndabikurikirana neza ubwo busesenguzi, ndetse ningira n'amahirwe akabona umwanya azaza kudusobanurira neza uko bimeze. Kazigaba yarabikurikiranye cyane, avuga ati ndetse no muri abo banyarwanda nubwo nabo batubereye imbwa baje bateye bavuye i Bugande,
ati nka Kagame tuzi iwabo, Kagame ka Rutagambwa tuzi igisekuru, tuzi iwabo hariya mu by'Imana, ati ba Karake turahazi, ariko bayibingira abo ngabo, ati abo ba Kayumba abandi, ati ntabwo tuzi iwabo, bazatubwira ibisekuru byabo. Ndashaka kuzakurikirana iyo teori neza, nubwo ngewe atari aho ngaho nganisha cyane, kuko aho nganisha ndashaka kwerekana ko yabo Kagame, yaba uwo ndatekereza kandi ko n'Akazigaba ariko abyumva, yaba uwo Ibingira udafite inkomoko, yaba Nziza udafite inkomoko, bose ni agatsiko kari hariya kagamije kurenganya uwo ari we wese, yaba umusajya, yaba umurundi, yaba umunyarwanda ushaka kugira icyo avuga ati ariko kuki muyoboye abanyarwanda nabi, kuki murimo kurenganya, kuki murimo kwica abantu nk'ibimonyo. Umunyarwanda uyu munsi arapfa nk'ikimonyo bikarangirira aho ngaho, barakubita abantu nk'abakubita inka. Abakoroni niko bakora, n'ubutegetsi bw'abakoroni baravoma imisoro nk'abavoma amazi atemba, nayo asigaye ahenda kurenza, afite agaciro kurenza n'iyo misoro baka abanyarwanda. Barabakamura, bya bintu Kagame yavuze ngo baragukambwa, ahandi baragukamura ngo ugasigara uri igisheshe. Barakamura abanyarwanda, barabaca imisoro, barabaca imisanzu idafite hepfo no haruguru, barabaca amande adafite haruguru, imisoro ya Rwanda Revenue, imisanzu y'uturere n'imirenge n'ibiki byose, amande, polisi uritsamura, kinyoteri, mu mategeko y'imihanda, abamotari barafunze, ngo basuzuzwe, ngo bageze 150 bikaba biragiye, ngo controle technique y'ibiki 100 angahe bikaba biragiye, nta muntu ukigira n'urukuta mu mufuka, amafaranga yose abitse muri FPR. Twavuga rero tute abanyarwanda turashaka kugana ku byiza by'igihugu twese, nta kudukandamiza ngo abahoto, ngo abatutsi, ngo abanyenduga, ngo ibiki byose uzabirishisha he? Byose umunyarwanda azabishyira mu gifu. Icyo dushaka ni bigirira abanyarwanda akamaro. Ibi FPR irimo gucuza abantu, abanyarwanda babyisubize. Imisoro ntizacika, ariko imisoro yo gukabya, ahandi hose nabo batanga imisoro, ariko ntibago batanga imisoro nk'iyo mu Rwanda. Ibyo rero nitubivuga, umuntu akajya abisobanura inshuro nyinshi, hakaguhagurukira ngo abavuga mu ndimi za Moriyeri, abandi bavuga mu ndimi za hehe, bavuga iz'umuriro, bakaza bagasobanurika bakabintyoza ngo abahutu ngo ntibariyumva ngo mu butegetsi. Iyo revolisiyo se ya gihutu izakugeza ubu se ko yabayeho yamaze iki? Iyo Parimehutu ntiyakoze revolisiyo ikibohora abatutsi runari, kabasezerera n'ubwami? Ubu se byababujije gutindahara no gucakarara? Iyo ntabwo ari revolisiyo. Revolisiyo sosiyale ni revolisiyo yerekana ibibazo abanyarwanda bafite uyu munsi, n'ababifite nabo n'abaribo. Igihe utari wabasha kwereka abanyarwanda ngo babwire uti dore ibibazo abanyarwanda bafite, dore ababiteza naba, dore ababikorerwa naba, icyo duhagurukiye ni ugukangurira aba bafite ibibazo kugira ngo bigobotore aba babateza ibibazo, kugira ngo bagere ku byo babambuye, uburenganzira bwabo babambuye. Ntabwo uba uri muri revolisiyo. Ntabwo numva ko uzahagurutsa abahutu ngo babwire ngo ntibajye gukora revolisiyo, hanyuma se bazabasubiza iki? Bazabasubiza ubuhutu? Bazabasubiza iki? Ushaka ko abahutu bongera bagafata ubutegetsi bakabwambura abatutsi, noneho abatutsi bakongera bagahunga, nabo bakazongera bakagaruka bakongera bagafata ubutegetsi? Abahutu ntibiyumva mu butegetsi. Ntibiyumva mu butegetsi gute se? FPR ibahamagara ikabaha imyanya. Ntabwo ari cyo kibazo abanyarwanda dufite. Ntabwo tuzahora muri gatebe gatoki, abatutsi birukanya abahutu, abahutu birukanya abatutsi, ibintu nk'ibyo ngibyo. Turashaka ko igihugu kigira amahoro, tukerekana ibibazo abanyarwanda bafite, tukerekana ibibazo bigomba gukemuka, bikaba biterwa n'agatsiko kari ku butegetsi ariko gakandamiza. Yewe n'aba ngaba abo bavanye nabo hanze, iyo baburana bavuga yuko nabo bakandamijwe nande se? Ko wumva nyine ari abasajya aribo bari ku butegetsi nta kibazo, bakandamijwe nande? Bakandamijwe n'agatsiko kabarenganya nk'uko katurenganya. None se abanyarwanda bari mu gihugu b'abahutu n'abatutsi bararenganywa nande? Ababaga mu gihugu kuri ratari bararenganywa n'abasajya bose? Sirikada, uzasanga n'abo basajya wahoze mu gihugu wenda anakorera anacururiza uwo musajya
abo wabashije rero kugira n'ako kabutike bakaba bakorana muri iyo butike anamuhemba, abo ababarenganya ni ako gatsiko kari ku butegetsi my friend. Abo ngabo nibo duhagurukiye kurwanya kugira ngo bagaruke hasi, tubabwire tuti dore inyungu z'abanyarwanda nizi, utavanguye udakuyemo n'umwe. Ntumbwire ngo abarundi se bafite iki? Nyiramongi utangiye kuvuga ejo bundi utaragaragaraga aho Kagame aburiye. Kazura se yakora iki buriya? Kuvuga Kagame aburiye yakora iki imbere ya Ibingera se? Yakora iki imbere se ya Gumisiriza? Yakora iki se imbere ya bande bose? Ntabwo icyo ngicyo ari cyo kibazo. Agatsiko gafite ubutegetsi, gafite ikirindi cy'inkota mu ntoki, nako gatsiko kabasege kari hariya, niko kica kagakiza, niko gatanga amabwiriza yose akorwa, niko gakora ibintu byose. Ntabwo ari Kagame wenyine, ni agatsiko kari hariya kandi karakora. Mvise hari ababizanamo ibindi by'abanyenduga n'iki, ntabwo ariko bimeze rwose. Reka ngane no ku musozo w'iki kiganiro. Twagerageje kuganira ku nyito ya Nkurunziza, nyakwigendera Nkurunziza yasize ahaye Kagame ko ari Bakame. Tuganira ku mugani wa Bakame n'impyisi, ngenda nerekana bimwe mu byo nawe ushobora kubona ibindi nk'umunyarwanda uzi imigani n'insigamigani n'ibitekerezo, ukaba wabona uburyo wagenda ubihuza, ugenda ubitekereza mu buzima bwawe bwa buri munsi, mu rugendo urimo, yaba uri impunzi, yaba uri mu gihugu, urebe uburyo FPR yatubereye Bakame koko Nkurunziza atibeshye ko FPR yabereye Bakame abanyarwanda, yabereye Bakame les rwandophones, abanyarwanda bavuga ikinyarwanda. Tukaba rero duharanira kugira ngo hatazagira n'umuntu wongera kuzira ko avuga ururimi rw'ikinyarwanda mu gihugu, twiyenza ku bihugu babayemo. Mbere y'uko FPR izaba abanyarwanda abo bavuga ururimi rw'ikinyarwanda bari babayeho neza. Nzabigarukaho les rwandophones n'uburyo dushobora kuzakorana neza n'aho bari, abashaka bakaba bataha mu gihugu, abatabishaka bakigumirayo bari mu mutuzo, badaterwa intugunda ngo nuko bavuga ikinyarwanda. Ugasanga rega umuntu arazira ko avuga ikinyarwanda bitewe n'iki? Ba banyarwanda babyemera, bemera ko bavuga ikinyarwanda n'abanyarwanda, bakajya kubaterereza bagenzi babo b'ibihugu bindi babayemo. Ibyo ngibyo rero ni bwa buryarya bwa Bakame. Kandi mu gice cya kabiri nasobanuye uburyo opposition cyane cyane abari hanze bakomeje kubera abavugizi ba FPR, tujugunyira ibibuye by'amoko hagati y'abatutsi n'abahutu, hagati y'abanyenduga n'abakiga, hanyuma bikamamazwa n'amaradiyo ya FPR, bikamamazwa n'abantu ba FPR, byanze bikunze bakaba babizi cyangwa batabizi. Ibyo rero ni abanyarwanda ho kwihitiramo kureba, ese turapfa koko ubukiga n'ubunyenduga? Ese turapfa koko ubuhutu n'ubututsi? Cyangwa turapfa ibibazo bikomereye igihugu? Nk'uko uriya muvandimwe yambwiye ati rwose Rudahigwa yarebye kure, turapfa abanyarwanda, icyo bapfaga, icyo bari bakeneye ni ukugira ngo basaranganye ibyiza by'igihugu. Aribwo yiraraga mu bikingi, akirara mu nka, akirara mu bindi byose byari bitandukanyije abanyarwanda, ndetse wenda akanavuga ati igihe nikigera n'ibyo by'ubutegetsi abantu bazabiganiraho. Ubu rero FPR icyo kintu yabashije guca ku banyarwanda ni ukugira ngo umunyarwanda agire umutungo we, ni ukugira ngo umunyarwanda akene, abanyarwanda basigara ari abatindi basabiriza, bahere muri ibyo byo gukomeza kwirwanaho no gushaka ubuzima bwa buri munsi, ntibibuke ko barimo gukandamizwa n'ako gatsiko. Rero nk'uko FPR yajyaga iririmba iti imisanzu n'imisoro nibyo byubatse Irebero. Irebero yari hoteli ya Habyarimana, yari yubatse hariya ku musozi wa Rebero, icyo gihe yari irimo inzoka, irimo udukoko twose tuva muri parike. FPR rero ikavuga iti imisanzu n'imisoro yanyu banyarwanda irimo irubaka Irebero. Ubwo rero nanjye nkarangiza mvuga nti banyarwanda, imisanzu n'imisoro yanyu irubaka Kigali Convention Center, imisanzu n'imisoro yanyu iragura indege za Perezida Kagame, imisanzu n'imisoro yanyu biragura amasaha ahenze n'imodoka zihenze bya Ange Kagame na musaza we Ivan. Imisanzu n'imisoro yanyu irimo iragura imbunda zo kuza kubica, imisanzu n'imisoro yanyu irimo iragurira agatsiko amamodoka ahenze n'amazu ahenze hirya
hirya no hino ku isi, imisanzu n'imisoro yanyu irimo irahunikwa mu mahanga. Igihe aba bakoroni bazaba bavuye ku butegetsi bazabone ibyo babamo bo n'imiryango yabo, kugira mu gihe mwebwe mucakaye mutindahaye mu gihugu cyanyu. Nkaba rero nasoza mvuga nti duhagurukire kwibohoza bya nyabyo, duhagurukire gukora revolisiyo ya nyayo, turwane n'ibiturwanya, turwanye akarengane, twimike ukuri, sesengura ibibazo nyabyo abanyarwanda bafite, kugira ngo tubashe kubona intsinzi mu gihugu cyacu. Nakagaruka rero, mwari kumwe nanjye Jean Paul Ntagara, ubatashya kandi ubifuriza noheli nziza n'umwaka mushya muhire. Nkaba mbifurije kuzawugiramwo amahoro n'amahirwe, mbifurije kuzageramo ituze n'umutekano, mbifurije kuzakira abanyarwanda bagenzi banyu bari hirya no hino batahutse baje gufatanya namwe kubaka igihugu. Ibyo muzabigiramo uruhare, kumvisha aka gatsiko kigaruriye ubutegetsi ko kagomba kureka, kagafungura imiryango, kagafungura urubuga rwa politiki, kakareka kubeshya ko hari amatora, kakareka kubeshya ko ingabo zihagarariye abanyarwanda bose na polisi, kakareka kubeshya ko za daso n'abandi bakora abanyarwanda bose. Ibyo byose bigasubirwamo, tukabona gutaha mu gihugu cyacu, tukicara ku meza, tugategura amatora meza, tugategura politike nziza ariyo izavamo ubukungu buboneye abanyarwanda, ari izavamo ibyiza by'abanyarwanda. FPR rero cira birarura, banyarwanda mucire birarura, nimucire amoko, nimucire uturere, nimucire inzangano mufite, nimucire kwikuza no kwikunda, twubake u Rwanda kandi mureke amatiku yo kujya gushyoshyereza no gushyogoranya ngo bamwe n'aba barabagambanira baragira bate. Ibyo ngibyo ntabwo ariko bimeze. Umunyarwanda aho ari hose urengana azi ko arimo kurengana kandi araharanira impinduka, naho urajwe inshinga no kujya gushyashyariza mugenzi we, uwo nguwo arimo ararwana intambara ye, ntabwo arimo kurwana intambara y'abanyarwanda. Twebwe rero biyemeje guhaguruka tugahangana na FPR, tuzakomeza guhangana na kariya gatsiko no kwerekana ibibazo abanyarwanda bafite muri rusange. Mugire ibihe byiza, bye bye na kagaruka. Zitatutse Imana wowe waradamaraye, ntiwibutse gusangira none urazisize. Dore wabaye indaya ko wasenye ingo nyinshi, usize baboroga abawe ntibabarika none urigendeye. Polisi ariko wabusize nk'urugi musozi, aho niwabugiye wari ruvuma. Wahemukiye benshi, ufungisha benshi, kandi ubaziza urwango abasangirangendo none urigendeye. Warangwaga n'urwango, ishyari n'amatiku, inzika no guhora, kwirata no gusuzugura none urigendeye. Polisi ariko wabusize nk'urugi musozi, aho niwabugiye